Umukurambere yagize ati ibihe biha ibindi, nibyo koko ibihe biha ibindi, hakavuga ariko ibyo bihe biha ibindi bisa nk'intobo. Hambere mu Rwanda mu mwaka w'1991 kumanuka kugeza 1993 ndetse no mu mezi abanza y'1994 hari bimwe mu bitangazamakuru mu gihugu cy'u Rwanda byabibaga urwango, amacakubiri, urugomo, ubugome, gukangurira bamwe kwica abandi ndetse bigasaba ko bamwe bafatwa nk'ahataramena igihugu bikabagira abavantara cyangwa se abadafite uburenganzira bungana n'ubw'abandi mu gihugu. Kubasha kubisesengura neza no kugitegereza basanga bimwe muri byo byari bishyigikiwe n'ubuyobozi bikaba byaratumaga bidakurikiranwa, amategeko yakabihannye akaba atarubahirizwaga ndetse n'uwahohotewe akaba atarabonaga abariza. Turi mu mwaka wa 2022 turi mu gihugu cy'u Rwanda. Ibitangazamakuru byabaye byinshi, ikoranabuhanga ryabaye ryinshi ndetse bimwe muri byo bifite ubusagwe, ubukana, uburozi n'ubugome busumbye ubwa mbere. Ese ni amateka yisubiramo cyangwa no gusanisha ibidahuye? Mpariye mwe abaduteze amatwi, njye nta gisubizo ntanze hano. Ese koko byarashobotse, byabayeho ko leta yahagarikira ibitangazamakuru biburwango mu bene gihugu yagakwiye kureberera? Ese ko tujya tuvuga ngo harabaye ntihakabe? Iyo mvugo, iyo mpanuro yaba yarumviswe? Muri iki kiganiro cya none ntabwo ari ibyo baganirira, ahubwo tugiye gusubiza amaso inyuma gato, dutega amatwi inararibonye, umunyamakuru akaba ndetse n'umuhanzi. Ni umunyamakuru Nshimiyimana wamenyerewe mu kinyamakuru Kibera Inka aho hari imbere ya jenoside. Uyu mugabo n'ubwo ukiri mu gitangazamakuru akajya n'ibindi byinshi akora ku ruhande, afite byinshi yakurikiranye. Aratubwira uko itangazamakuru rya mbere icyo gihe ryari gifashe, yongera agereranya n'uyu munsi. Ni kuri mikro ya Etienne Gatanazi wa Real Talk. Reka tubasuhuze mwese mukurikira ibiganiro bya televiziyo ya Real Talk channel. Jewe nitwa Etienne Gatanazi. Uyu munsi ikiganiro tugiye gukora turagikorana n'umugabo mubona twicaranye ni mugenzi wacu w'umunyamakuru akaba yitwa Nshimiyimana. Rero yakoze muri Minisiteri y'Urubyiruko mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. yarashinzwe umuziki muri iyo minisiteri kuva mu mwaka w'1988 kugeza muri 1994. hanyuma nyuma ya 1994 nyuma ya jenoside yabaye umunyamakuru kuri Radio Rwanda, avuga amakuru, ajya mu biganiro bitandukanye kugeza mu mwaka w'2000 aribwo yakomezaga iyindi mirimo yo kwikorera, ariko nayo yiganjemo ibikorwa birebana n'itangazamakuru. Reka dusuhuze Nshimiyimana, tunamushimira cyane kuba yatwemereye iki kiganiro. Murakoze cyane Etienne. Twiyegereze uyu munsi icyo tugiye kuganiraho insanganyamatsiko ni irebana n'ubwigenge bw'itangazamakuru. Ubwisanzure, ubwigenge byose ni ibintu biba bishaka kwegerana, ariko turebe ngo ese umunyamakuru mu Rwanda uko tugenda tubona ibintu, hari ibyo byabayeho tubona abanyamakuru bakoreshejwe mu gihe cya jenoside, mbere yaho bakangurira abantu kwica abantu, no mu gihe cya jenoside barahari, amazina arahari, abantu bajya bayumva bakantano, n'abandi bagiye bandika ibitangazamakuru byajyaga bikangurira abantu ibikorwa by'ubwicanyi n'urugomo. Uyu munsi rero turimo turakora ikiganiro kirebana no kwibaza ngo ese bene ari amakosa u Rwanda rushobora kuyagwamo, abanyamakuru b'uyu munsi bashobora kubigwamo batarebye neza. Tujya twumva abantu banenga ibitangazamakuru runaka ngo biraheze inguni, ngo bijya mu mirongo itariyo, ngo bijya mu mirongo ishimagiza cyane leta. Reka mbaze umuntu yibajije icyo kibazo wamusubiza ngo birashoboka ko leta ishobora kugusha mu mutego ibitangazamakuru? Birashoboka cyane. Hari episode imwe ntakubwiye, nuko nkora no muri Minisiteri y'Urubyiruko narifite ikinyamakuru.
kigenga kiri hanze nkora nyuma y'imirimo y'ibyanjye bya muzika byo kwigisha abantu muzika kitwaga Kibera Inka. Urumva rero abanyamakuru abo bose abaguye mu mitego ndabazi, ni abantu twabanaga ku munsi uko bagiye bagwamo ndabizi, emwe n'uburyo n'ubu ngubu abantu bashobora kubigwamo biragaragara kuko impamvu zituma bagwamo ziriho. Ese ubundi kuki abantu bashobora kugwa mu mutego wo gukoreshwa nabi na za leta mbi? Icyambere kibanze hari abajyamo bahamagawe, atari ukuvuga ko ari umuhamagaro we wo gukunda itangazamakuru, agahamagarwa kugira ngo akoreshwe, akaba umutaka w'ibitekerezo by'umunyepolitiki runaka, yabyiyandikira atabyiyandikira, yabyivugira we akaba nkaho parolere. Icyo gihe uwo muntu umushyize aho ngaho ashatse yamukoresha n'ikindi ashaka. Ikindi cya kabiri, icyo mvanaho kimwe, ntabwo ari amashuri make si n'ubuswa, ahubwo hari izindi fagitire zizamo. Hari izindi fagitire zo kumva wowe ari wowe leta iriho, ukumva ari iyawe wenyine, abandi bakumva ko ari nk'aba kabiri cyangwa aba gatatu cyangwa aba 10, ukumva ko ukigira umuvugizi wayo kandi ufite abantu babihemberwa. Icyo gihe ubyishoramo ari wowe wijyanye, ariko cyane cyane ukeneye shimwe kandi izana n'indonke. Ushobora kuziburuka ukavamo, ushobora no kugira yuko ko ukanazibona. Ikindi cya gatatu no kutamenya kwihanganira ubukene. Ubukene bubaho kandi umunyamakuru ntabwo uri umuntu wa mbere wagogombye kuba ari ukennye cyangwa se ukize kurusha abandi. Ari muri kategori z'abaturage bandi basanzwe bashobora kuvamo abakena n'abakira, ariko tukamenya yuko ubundi muri etike umunyamakuru mwiza ni wihanganira ubukene. Iyo udashoboye kwihanganira ubukene cyangwa kubaho ukuriho, icyo gihe wakoreshwa n'umuntu uwo ari we wese, yamugukoresha kugira ngo muri propaganda ze nziza aho wabugize amahirwe, ariko iyo yamaze kugufata mu ntoki nimbi agiye kuzijyamo akakubwira ntiwakwanga. Urumva rero ibyo ni ibintu biva ku muntu ubwe ku giti cye n'ibitekerezo bye, ariko noneho kuri buri ngoma yose bene abo bantu bashobora kuboneka. Tutarajya kuri buri ngoma yose yenda ni tujye kwigeraho, reka tuvuge ukuntu byatangiye wenda nka radio RTM yaravutse kubera impamvu z'abanyapolitiki nibyo bashakaga kugeraho. Twigeze kumva uganiriza undi munyamakuru mugenzi wacu umubwira uti muri bari abanyamakuru harimo abagiyemo iri atari conviction yabo, atari ko bemera ibintu. Ese bibaho ibyo nabyo uraza kubitugarukiraho byabo abanyamakuru ngo bari banafite ubuhanga bukomeye cyane nk'abakantano mu by'itangazamakuru, bafitemo urwego rwa kabiri rwa kaminuza icyiciro cya kabiri, ariko bigasoza bagiye muri biriya bintu. Biterwa n'iki? Hari igihe umunyamakuru ashobora kujyamo atari imyemerere ye gusa, ari uko yenda bitegetswe. Gutegekwa ubundi bibaho, gutegekwa bibaho, ariko no guhakana bibaho, kuko wanze ntacyo bagutwara. Ntabwo kantano nabitwa bagahigi Gaspard bari ku rwego rw'abarimu, ahubwo nka Gahigi Gaspard ashobora kuba ari umwe wakwigisha itangazamakuru nuko nta shuri ry'itangazamakuru ryariho. Kantano yaravuye kwiga muri Kameruni. Abitwa ba Noheli Hitimana yaravuye kwiga muri Kore journaliste y'Kinshasa. Urumva abo bose ntago ari ukuvuga yuko aribo bakagombye kumva yuko babonekeye kubera ko hari umuntu ubaye akantu k'indonke karenzeho. Icyambere bwo nyine abahajemo inda nini gushaka indonke ya vuba vuba. Ikindi cya kabiri hakazamo nanone kwa kundi kumva ngo twatewe ibintu byacu biragiye, kandi none bakaguhamagara wowe ngo kujya kubigaruza mbere barakwibagiwe. Kantano yandikaga mu mvaho, nta nubwo yigize abana chief editor,
yari umunyamakuru wandika usanzwe mwiza cyane. Gahigi Gaspari we yagezeho bamugira directeur wa radio Rwanda. Nyuma Hitemana bari baramwirukanye ari umushomeri. Noneho kuvuga ngo turasumbirijwe mujye gushakira turabizi kana kare tumubwira ngo ngwino azaza kubera yuko aradukeneye akeneye noneho kubaho nubwo amakosa yatumye bamwirukana turavuga ko tuyirenganyije ngwino noneho tuguye n'umushara usumbye ko abaritemo bahembwaga amafaranga asumbye aho kuri radio Rwanda. Urumva noneho ukibaza ahubwo iyo umuntu abyirwamo gutyo yatashye mu rugo aryamye yumva mutwe hifashe gute. Hakaba n'abandi rero bijyanyemwo ntawe ari ukumva yuko atabaye cyangwa se yishyize imbere nk'abitwa bamwanga ari chief editor kuri radio Rwanda Yohane Batista bamwanga directeur wabo akiri imfizi arabwa ati tuvuge nko mu gihe cy'intambara y'inkotanyi n'ingabo za leta yawe ati ko tuve no mushyira tuvuga ko niba abantu bari bitwa inkotanyi urabitira ikinyenzi wavuze igikorwa bakoze niyo cyaba ari kibi kavuti wenda inkotanyi zateye hazica abantu ni ngombwa ko kongeraho ngo inyenzi zo gatsindwa n'imana zo kavurirwa umuheto cyangwa ari ethique. Uwe rero ubwo we akibyiyongerera mwibyo n'umuyobozi we yanabimubujije. Ubwo rero niwe ni wa wundi nawe uhurura cyane uba bakunda kuvuga ngo umuntu ngo aba umutagatifu kurenza papa. Urumva nuwakabimutumye aravuga ati ibyo ngibyo wabyihore abo rero bariho uko bagiye bijyanamo. Abandi nk'abo ngabo bandi bagiye bumva yuko bagiye kubonamo amafaranga bangeze Hasani ukeka ko muri quartier yabaga ari umugome. Oya ntabwo Hasani yari umugome twari turaturanye Nyamirambo ariko akabazi yuko icyarisha ari yamvugo mbi icyarisha ari zanyandiko mbi amenya no kwisabamwe amafaranga aranayagira. Amamodoka Hasani yagiraga ntabwo Kantone nigeze agira atunga n'imodoka. Hasani barazi no kubasaba amafaranga atubutse ariko yo kwiyahura. Ibyo byose birangira wicujije impamvu ayo mafaranga wari ukeneye akumara ikise. Ariko hari uvuga yenda ko ari nk'ubutegetsi buba bwamanipiye abantu ntabwo wenda samugode yo ku giti yawe nko ku gitekerezo cyawe ushobora kuba wenda ubyibeshya ugasanga wenda umuntu baramutwaye bamuhaye akazi yari umusore wenda wibereye aho ariko afite n'ikindi gitekerezo inyuma akavuga ati umunsi umwe hazaba ikintu iki n'iki kandi yenda barateguraga nka genocide bati nanjye nzabijyamo. Ntabwo umunyamakuru bari wese nk'ubwo se nk'abo bamwanga yari mu kintu yiyumvamo anashaka nubwo bugoma bwibitsemo ariko harimo n'abajyamo baba manipiye ariko akagenda umutima utahari ariko agakora amahano angana nayo wawo ufitemo umutima n'umutima uhari. Uwo rero niwe kibazo kuko wa wundi we niyahanwe aba yumva nibura hani ukuri ari ibintu yemeraga. Naho uvuga ngo barantwaye bagize gute wowe ahora afite romoro ku mutima. Hari ikintu wavuze ngo igihe kikagera umuntu akaba yakwanga akavuga toya ibyo bintu munjyanamo ntabwo mbyemera. Tuvuge nk'ubu niba leta ifite gahunda yuko ibintu runaka byandikwa bikumvishwa abaturage bakavuga bati samugode ibi bintu ni mukuru ashobora kuba bisobanukiwe, wumva waba ufite umutekano uvuze ngo ntabwo nza si ukuvuga ufite ubundi buryo wabivugamo. Ushobora kuvuga ko utabibashije, ushobora kuvuga ko utakibona wahumye, ushobora kuvuga yuko buryo mumbona n'ibyo simbizi ndi n'umuswa. Ntabwo nta muntu kuko byose babirimo n'amafaranga n'akazi kandi babazi ko batari Burundi. Wowe rero kubihakana ntabwo ngo nimugende ndanze ntabwo uvuga ndanze ariko ushakisha uburyo bwose bwatuma icyo kizere bandakaguka gakora nabi bakakwirukana. Urumva ntabwo wabura none se muri genocide
baravuga ngo burugumesitiri adushore ngo konsera tubwe ngo tujye kugira ngo turica abasigaye mu rugo se hari icyo babaye hari umuhutu wigeze azira yuko atagiye kwica hari nk'abazize ko wenda bahisha abantu rorera kubahisha ariko wigenda niba uri umunyabwoba kubahisha ni ubutwari ariko noneho kuvuga ngo noneho ngo jyewe ngo batubwiye ngo tugende ntunarwara ndetse n'abari barwaye baragiye kutagenda rwose byarashobokaga ni kimwe no kwanga kwandika ndetse abanyamakuru bose babaye bangeze abandi ntibari barese aha dusubiremo rero gatoya hariya hari abanyamakuru wenda bo mu bwoko bw'abahutu mbere muri jenoside na mbere yaho ko nibwo za IREME zavukaga haba harabashije kubaho opposition abanyamakuru bakavuga bati ibi bintu mwandika ntabwo ari byo ibintu no gukangurira abantu urwango wenda abandi bo bakaba bavuga bati okay natwe ntabwo tubirimo ariko niko leta ibitegeka hakaba habaho icyo kintu byabayeho ni naho havuze association ebyiri IREME ntabwo ivutse ubu arimo abakeka yuko ivutse ubu ngubu habayeho association rwandaise des journalistes abandi bitwa association des journalistes rwanda bakunda kujwa ku ijambo rimwe nkuko bavuga kangura noneho bamwe nabiyopozaga kw'ibyo bitekerezo barimo ba padiri Andreas Omana wakuriye icyo gikundi natwe twarimo na ba 6B musanga mfura abo barimo Ravi yari umuhutu wakanguka bari benshi batagiye muri icyo gikundi banakirwanyana cyane none abandi rero nabo ahubwo abo bandi bari babaye radikale yo hirya yo guhiza amaguni niwe wasanga bafite n'ikimwaro mu muhanda abandi basigaye babonaga bagenda bemye ariko abandi hajyaga ntihashobora kujya nko mu kabari karimo abantu yagomba gucunga nk'akabari ka sedera akabari kanyweramwo mu gihe undi we azunguruka hose nizo muri sedera akajya bati ibintu mukora ntabwo ari ibyo mwandika wagicucu urandika ibiki n'ibiki kuki dusebya ntabwo abo twese turi ibigoryi utwiyitirira kuki utwiyitirira hahuraga bene izo ntambara zidashira mu banyamakuru bakirimo bene cyo bayobora icapiro ry'igihugu ari twese ariho ducapishiriza ariko ugasanga nk'ubwo uje ngo abahutu ngo turi bitangaje uwo niwe muhutu kurenza abandi bariho rwose icyo gikundi cyari kiriho muri noneho byaragezaho biba no muri radiyo y'igihugu niho Yohani Batista Mwanga yakoraga ngira ngo hari n'abandi banyamakuru twajyaga tubyumva ngo inyenzi z'isi nkotanyi amagambo nkaya wari ugiye kubidusubiriramo gatoya igihe directeur general y'Imfizi Christophe hari ukuntu yasaga nkaho akebura abanyamakuru weho wakoraga muri ministeri y'umuco ariko nkatwe twabaririmbye n'umunyamakuru ariko natwe kubera ko radio Rwanda niyo yari ahantu hacu niho naringiye kuvuga ko nahahoragamo kubera no gucuranga kubera n'iki n'ibiganiro bya buri munsi nabijyagamo bakora kuntumira turagira ngo tugaruke kuri ya opposition yabagamo munyamakuru ati Inyangarwanda zateye igihugu mbese yamvuga itemewe undi yaza akavuga uko bikwiriye ndaguha urugero rworoshye umugabo witwaga Nubahumatse yari umuhutu w'ibyumba akaba muri segonderi yariganye na Patrick Mazimaka batarahunga nyine ari mukuru noneho hari igihe mu gihe cy'amashyaka menshi hari igihe bajyaga batumira hari igihe batumiye n'abantu banyapolitiki bo muri FPR yote mu kiganiro cyitwa kubaza bitera kumenya haraza asohotse aganira na Patrick banaseka abo baba Mwanga nguraseka n'ingenzi ngo ibiki byose bararwanye urumva bombe bari abahutu barwanye kubera iki uriya avugishije kanaka ibyo byahoragaho rwose izo konfri zahoraga muri no muri hagati ba Thomas Kamirindi
Thomas Kambere ntabwo wari kumuzanaho kuva ibintu by'amafuti ngo iyi akwemerere. Urumva OSMM y'iyo radio ubwabo ntabwo yego babaga ari minorite ariko babaga bahari. Hanyuma byagendaga bite ubuyobozi tubwiye Mfizi Christophe n'ubu ngubu aramwirukanye bamuvanyemo bazana Nahimana Feridina kugira ngo bikunde bishyuhe cyane uje none kubyotsa. Nahimana Feridina amaze kotsa cyane igihe cy'amashyaka batugabana imyanya nibwo bavuga bati ntabwo dushobora kwemera yuko Renfort komeza kuyoborwa nibwo amushingiye riteremo ajya kuno ajya hakunda. Urumva ariko nukuvuga ngo niba riteremo wenda iyo yari yarashingiwe gahunda nk'iyo yo kuba nta nubwo ari wenda niko byari bimeze gahunda ya disikuru y'urwango radio Rwanda yo byaturukaga kubera ko byageza wa mugani uti Nahimana ajyanwa muri riteremo batiyari niho wifixa neza byaturukaga kugira ngo ese ni umunyamakuru we ku giti cye akavuga ati kuri radio y'igihugu ndavugiraho ibintu nk'ibyo byo kwangisha abantu abandi cyangwa wenda hari ukuntu mu buyobozi naho habagamo abantu ubuyobozi butari ubwa radio. Urumva ubwa radio bwashobora no kubitegeka nkuko Nahimana hageze yabitegetse ariko no muri leta ntago byari byoroshye ko radio igihugu yari imwe hari kuboneka byari byoroshye kurega leta na Habyarimana ubwo ntabwo yifuzaga niyo mpamvu akoze yari teremo ntabwo yifuza ko radio Rwanda yitirirwa kuba ariyo ibiba urwango. Ni nkuko atifuzaga ko MRND ariyo yirirwa ikorongaga abatutsi baragashira ibiki byose ari mpamvu yashinze sederi kugira ngo bibe ruharwa uko ya byose ryari ishyaka rya leta rya perezida wa repubulika yaragitinya abazungu nubwo ibyo bintu byamuhaga avantage yuko bamutukiye abo shaka ko batukwa ariko ntabwo byashimisha. Ni nkuko wabona umwana wawe ari ujya konesha yoneshiriza umwanzi wawe ugeze amahirwe wabona abandi bantu bonesha wawe ntavugwemo. Nuko nguko nyine bagiye bagenda bagrisa gutyo Renfort batioke itangiye gusara cyane nk'aba bamwaga gutyo bagira batereka ibyiza reka dushinge riteremo ibe ruharwa tuvuge ko yigenga ariko tuvuge ko dufite uburenganzira ko ari liberté de presse nkuko nazakangura zavugaga bakavuga ngo se nimwadusabye uburenganzira bw'itangazamakuru hari uwo twabujije kuvuga nawe ugenda uvuge nuko ariko ntabwo byari byoroshye kugira ngo radio Rwanda nayo igume mu murongo wo gutukana yatukanaga ihuha gusa igihe cya jenoside kigeze bwo byaririkuye byose bimera nka riteremo ariko mbere gato kuko niyo bajyaga rusha baravuga ati mwirwa muduto turi mu mishyikirano twavanga mwagera mukadutuka byo nibiki ariko ntabwo ututswe na riteremo nta hantu waregaga ni ikihebe kitafite amategeko kigenderaho. Emwe nta itegeko ry'itangazamakuru ryabagaho emwe no gushinga igitangazamakuru ntawe wasabaga uburenganzira wafataga ibinyamakuru bibiri ukabigegana kuri pariki nabwo arukumva byabaga byasohotse tayari. Urumva rero aho ngaho nyine leta yari ikifatamwo gake ariko nyine Habyarimana hapfire nyine noneho babandi bashaka ko byose bibe riteremo byose bakangura bagosora bahita byose nyine babigira ikintu kimwe ariko byari bigoye kugira ngo radio y'igihugu ukomeze kuyigiraho ibitutsi cyane kandi uvuga kuri mu mishyikirano nabo n'amahanga araho na minuari hari n'intumwa za Loni zo hari bagabanyagaho gakeya.